Ibihe byiza kuri mwebwe abakunzi ba Kabos Fabrice, nongeye kubaha ikaze kuri YouTube channel yacu. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ukuntu ushobora gukora studio yawe ya YouTube. Murabona ko aba YouTuber benshi cyangwa se aba small content creators benshi ntabwo dutangira dufite ibikoresho bihagije, ntabwo dutangira dufite ibikoresho bihagije, ufite studio nziza. Mu by'ukuri nanjye ahangaha mba ndi gukorera ni mu cyumba cyanjye, ariko mba naje kashyiraho ino green screen, kino gitambaro cy'icyatsi kugira ngo kimfashe gukuramo background, hanyuma nje muri studio nziza numva nanjye nshaka. Rero ntabatindiye cyane, sinshaka video iza kuba ndende, reka dutangire turebere hamwe ese umaze gukora ino video ni gute wakuraho background. Turaza kwifashisha ino video, ino introduction mbahaye ariyo tuza gukora dukuramo background. Reka dutangire. Okay, tugiye kuza hano muri Chrome to downloading ifoto ya background. Turaza hano wenda twandikemo background YouTube cyangwa se okay, YouTube studio background, YouTube studio background. Noneho dushakemo ifoto nziza, ifoto nyine izagaragara itijimye cyane. Okay, njyewe ndumva twakoresha iyi ngiyi ya mbere. Iyi naho iyo imaze kurodinga uraza ugahita uyidownloadinga, ugakora save image in photos. Hanyuma ibingibi iyo tubirangije, ikintu dukora duhita tuza muri InShot yacu cyangwa se CapCut ku bayikoresha, ariko njye ndakoresha InShot kubera ko niyo iri free. Amafeature menshi kuri CapCut bayagize bayahaye version ya Pro. Hanyuma dufungure project nshyashya, noneho tuze dushyiremo ya introduction yacu. Urabona ko hano iri muri ratio ya 9:16, ku 9:16 muri portrait. Turaza hano tuhite tuyishyira muri landscape. Noneho reka wenda duhere hano cutting ibintu byo ku ruhande. Ntabwo nshaka nyine ko dukora ikintu kirekire, wenda reka dutangirire nk'aha ngaha, dukore nk'aka ngaka gatoya, ibindi tubikuyeho. Noneho ikintu ukora, uraza ugahita wongeraho ifoto, ugakora kuri kano kantu ko guteranya kari mu ntuza y'umutuku, ugakora kuri foto, kuri video or photo, ukaza hano kuri foto, noneho ugakora kuri no foto wamaze kudownloadinga ukayemeza. Imaze kuyemeza uraza ukayuzuzamo. Umara kuyuzuzamo ya video yacu ukaza ukayikoraho, noneho ugascrollinga hano hejuru, hano ukaza ukareba ahantu handitse switch. Urabona ngaha, umara gukora switch ka video ukaza ukakigeza ku ruhande aho iyi foto yacu itangirira. Impamvu rero nababwiraga ngo igitambaro cy'icyatsi ni cyiza, kigufasha nyine gukuramo ino background. Uraza ukayikoraho iyi video gutya, warangiza ugascrollinga hirya kugeza ahantu ubonye hano cutout. Rero iyo uyibonye uraza ugakora hano handitse chroma, hanyuma aka kantu kajemo gutya, dore bya binini nababwiraga, nje nkashyira ku mupira w'umweru cyangwa nashyizeho background y'umweru. Icyo gihe dore intuza ukuntu yavamo, umupira n'isura byahita bivamo. Rero turaza tukagashyira hano hari icyatsi, noneho tukamaramo icyatsi cyose, tukanongeraho ka shadow gakeya kugira ngo ibintu bireke kuzanamo ibintu by'icyatsi cyane. Noneho tukahita twemeza hano hejuru, tugakora rebye.
urabona ko bigera hano bigahita bicika. Birasaba ko iyi foto nayo tuyikurura tukayigiza aho video irangiriye gutya. Uvuga ngo iyi ngiyi urabona ko nta muntu wamenya ngo wari uri hehe, nta muntu wamenya ngo wari uri muri ghetto yawe. Iyi background irafasha cyane. Rero nawe nimba ubona ino video igufashije, genda ushake ino green screen, nimba uri umu content creator nawe uzajye uyikoresha. Ndabashimiye rero ku bantu twagiranye ku musozo w'iyi video, ndabakunda cyane. Reka duhure muri video itaha. Ciao.